Keve na Ramadhan ngiye kurigaruka mu kanya ariko hari ibintu bitatu yakoze muri sortie mediatique yagize ku munsi w'ejo yakoranye exclusive interview n'umuhungu wacu Karikeza mushuti wacu cyane n'umuhungu wacu ko nitwe twizaniye muri Karikeza no wacu n'umuhungu twizaniye tukinarwana no kureba ko yarenga hari nk'ibintu bitatu mu gihe kiri imbere azanisanga hano ibintu bigena ariko umuntu uri kuri ya rwego ukora kuri yabakwiye kuba zamuri ibintu agahita bishyira ku yindi level ariko bizanye kubeshya se Karikeza yarya na afite lisansi agiye gukina muri Madrid muri no multimedia yacu muri Real Madrid muri imyaka irenze 2 sinjoro kirika ariko mu bintu bitatu Keve yavuze by'ingenzi Keve yavuze impamvu ibitego byabuze muri derby ikabiri yabivuze adaciye ku ruhande avuga ko ari ikibazo cya rutahizamu cyane avuga ku mpande zombi kuba Reyo idafite foronganye Keve yabuze wakinana nawe ku ruhande rwa PRFC aho yarakubise cyane barutahizamu bari ku murongo batatu bari ku murongo w'imbere ntabwo ari ku rwego rwiza rwo gucarenga ikipe ya Rayon Sport yavuze ku bintu byinshi ariko hari n'icyo yavuze ku basore ikipe ya PRFC bavuze amagambo akomeye kuri Rayon mbere y'umukino we hisemo kuvuga nyuma y'umukino ngibyo bivugira mu kibuga ariko kuko nawe akanwa ke katagobwe nawe aravuga ariko ahitamo kuvuga ntavatagira mu kanwa niyo uvugaho ahitamo kuvuga nyuma y'umukino amakosa atajya akora waravuga ngo sinzongera kuvuga ntakibanza mu kibuga ti rero nzasubizanya na kapiteni niyo mugabo Claude ariko umukinnyi utabanza mu kibuga sinzi ikintu twavugana ariko twumve Muhire Keve mu muzamure gatoya tugaruke mu kanya aho kubara amazanya ava ko ari igihombo kudatsinda Rayon Sport ahubwo igihombo kiri kuri we yego kuko we nagakina no musimbura muri APR abivuza akina byaba ari byiza ntago byambabaje aho byaransije kuko sinumva ukuntu umukinnyi umuprofessionnel atangaza ngo udatsinda ikipe runaka ni igihombo vuga ngo umuntu wamugiye guhura nawe wamupinze vuga ngo iyi kipe wamugiye guhura n'abakinnyi bifite kandi kibabaje muri byo yagiye mu minota itarenze nimba ndacye 3 nimba nibeshye so yiza kuba abanza muri titireri yego byumvikana ko byavuga byose cyangwa Rayon Sport ntacyo tugo ndi kapitene y'ikipe ndarakina so nabaza shake umwanya ubanzamo nyuma yaho azavuga ibyo ashaka nta kibazo ko kwaba uguhomba gukomeye badatsinze Rayon Sport we yari yaramaze kwishiramo ko bagomba gutsinda rero bagafata umwanya wa mbere yakunze kugaragara kumvikana avuga ko umwanya wa mbere ari uwabo so Kevin agomba kugira icyo amuvugaho ni mugenzi we n'umukinnyi w'umunyarwanda so aravuga ati rero ati aho guhangayikishwa no kuhiga yagahigiye kubanza mu kibuga ni ijambo rikomeye ni ibi ntago nabitindaho abakinnyi nabonye n'abavuze ngo yimvugo ngo no kwishongara kuri mugenzi we biraryoshye reka nge mbivuge mu ijambo rimwe tujye twiga ikintu cyitwa kumva icyo bita rivalite yego nta muntu watutse undi nta muntu wakoze nyine ibintu by'amagambo nyandagazi agakoresha ibintu ibyo biriya tubyita nko gusererezanya ni nko guserereza umuntu ku kintu ubona afite nk'intege nke niba aravuze ati Rayon Sport turi hejuru yayo undi akavuga ati sura bivuga ubanza mu kibuga ni ibintu bisanzwe that's not a big deal nta kibazo kibirimo ibyo ngibyo ni nkuko no mukanya na nibizi Ramadhan wamuha mikro nawe akakubwira ibindi akubwira ati akuvuga wenda afite ibikombe bingahe ko ngiye nwa champion wenda zingahe zikurikiranya what twayizi usibye kuvuga gusa ibyo nta kibitwaye ibyo nta kibazo igikomeye nifuzaga ko wenda tugarukaho gato kandi sinakwitega ko Kevaza gushima abakinnyi ba APR abashima se arayikinira ntabwo ari inshingano ntabwo ari inshingano ze bazarurira muri equipe y'igihugu muzabona baseka bimeze neza cyane ariko ikintu gikomeye yavuze wenda ntashatse gukina byaba birebire cyane ni uburyo yakoze assessment yo kuri bitego ko kuri derby wavuga ko akina neza afite rutahizamu foronganye kuko amufasha gukora assist kuko ukora assist ufite rutahizamu utsinda ibitego iyo mfite baro nitwa Muhire Keve mbanza uforonganye hagaza aziguhagarara neza imbere izamu kandi azokora execution ya baro ya nyuma ejo arabitatse cyane mu byukuri bigaragara ko nawe arimo arinubira uko ubusatirize bwa Rayon Sport buhagaze bwabira Mahira Bedi na Badura Ijalo ntabwo yemeze neza nta kundi yabigenza kwe kubyakira gutyo kubera ko
iyo bishoboka wenda akaba baraguze umukinnyi ukomeye cyane wenda nka bayo byari gushoboka ariko ntibyakunze. So, abahari rero ni ukugerageza biramahire twese turamuzi, si umukinnyi w'igitangaza, he cannot be reliable. Ntabwo bavuga ngo ku bitugu bya equipe nka Rayon Sport mu magara rendezvous biramahire ashobora kuza agatsinda igitego kimwe bibiri match akanayikora rwose akayicyura, ariko ntabwo wamwizera match 5 kubikora akongera akabikora igikora umuntu kuramba gukora ibintu bikisubiramo. Ibyo ni ubushobozi buri muri we, ntabwo ari umunsi mwiza wahuye nawe. You can have a good day ugatsinda ibitego na bitatu, ariko guhozaho ibyo ntabwo bijyana n'amahirwe none ko niyahora mu ruhande rwawe, bijyana n'ubuhanga bwawe. Nureba n'ibitego burya biratandukana, ibitego bya Umwanya buriya abantu ujya wumva bavuga ngo Jire ngo yigeze gutsinda ibitego 20 muri Reyo, ariko kuki Jire atadusigaramo tugasigarana Gatete? Kuki Umwanya navuga ko mu bataka Rayon Sport iheruka nge nabonye barenterija b'abanyabwenge. Undi mwataka mperuka kubona w'igitangaza ujya kumera nka ni Bokota. Nabataka badatsinda gusa, nabataka batarabi bigufu birabya ba Diara kwegama ntago aba box pocha nka bakasirye. Ni umukinnyi mbere yo kubanza gutsinda, ni umukinnyi. Umwanya rero kuriya kuntu yagarukaga hagati akabanza agasa n'ujya ku ruhande, akabanza agakora icyo bita gukurura defense centrale, akabanza kayikura mu birindiro byayo hari ahantu iba yamutegerereje yafungiye, akigira ku ruhande bagakora icyo bita interchanging positions na Haji akiprojecta muri boxi, ugasanga nawe akuruye umukinnyi wo kuri gatatu cyangwa kuri kabiri akamusanga muri boxi, bakabanza bagakombina bagapasanya bagateza desordre. Ngaho gatatu no muri boxi, ngaho mu defenseur centrale yakurikiye rutayizamu ari ku ruhande, akabanza akabahereza cya kintu nakubwiye abatoza barabwira abakinnyi kudefinisa responsabilité. Sinzi niba tubyumvikanaho. No kuvuga ngo iyo ngiye mbatejemo chaos akavuyo none umupira buriya gutsinda, abatoza b'abahanga barakubwira ngo dukre icyo bita akavuyo chaos, barabitoza barabivuga, tubatezeho danger, tubateze ikintu cyo gucanganyikirwa, bajagarare baburi wo gufata no kureka, babure ndi guca ndi gukina he, nibamara kubavanga kwa batangiye kuryana, kuki utarwagarara kuki udakora kuvertire uko, batangiye gusa n'abatangiye gutakaza concentration z'ibyo bagombaga gukora, biratworera kuza kubatsinda. Now uyu munsi wa none abakinnyi bose Rayon Sport ifite nka barutayizamu, dore kuri understanding of the game, kuri capacity nk'iya Umwanya ntawe bafite. Nawe wa muntu buri yajyana na assisting ibitego, tureke no kubitsinda, hari n'ibyo assistingaga, ariko gukomera kwa na ba Keve icya kabiri. Umwanya ubwonko bwe ahantu butandukanye n'ubwa biramahira Bedi n'aba ba Jaro bose, ugiye ureba nk'ibitego yatsinze, reka ngwemo nka bitatu nibuka bitangaje. Uribuka igitego yatsinze ikipe y'amagaju banganye 1-1, yego Barisa niri kurenga, barabarayiteye mu defenseur ayiteye n'umutwe, iri kujya kurenga isa nijya muri kona, frappe rimwe ari muri angle ferme n'imoso, barayigarura desempo. Ikintu cya mbere ni umuntu ufite ubwonko bwihuta, no kwanga ngo ibintu bibera mu mutwe we byari karagaga vuba agahita executa icyo ari gukora. Uribuka igitego kindi yigeze gutsinda hano kuri Kigali Pere, bamupasha umupira ari kureba imbere agahita yindukira rimwe, sinibuka niba yaragitsinze ekipe. Niba mwibuka ariko ibyo byose ni c'est la nostalgie, no kumukumbura. Ariko icyo abareyo bagomba kumenya, bazakomeza kumukumbura cyane, hazaba hari nyine kubera ko naho hari ntako babigenza. Icyo navugaga rero nicyo navugaga ngiye cyo ndashaka ko abantu bagomba kurebamo ni broader picture. Rayon Sport n'ubuyobozi bwayo bakoze ikosa, nta na rimwe Rayon Sport yigeze irirayinga ku muntu umwe bita rutayizamu. Ni projet yo mu kwezi kwa mbere, ntabwo byabaye. Ntekereza ko abayobozi ba Rayon Sport bagomba kubyemera gutyo, kubera ko urimo navuga Kasirye yabaga ari kumwe na Diara ni babiri, nuvango niba ari Jules Urimwengu ari kumwe nani, ariko barakubwira ngo ekipe bakamara barahari, ikipe bari kugira gute ntabwo yabashije, baretse wumve irakennye, ariko bagiye kugura Abdulaye Jaro udaheruka ikibuga. Nese wakwizera kundi bamuguze amafaranga, urimo nabyumva, bamuhaye miliyoni $7 $7 cyane n'ibindi gutyo. None miliyoni 9 wa rutayizamu se muri iki gihe
biragoye urimo arabyumva so ngira ngo rero ibyo Keve yavugaga ni ikintu gihari kandi kizakomeza kugonga Rayon Sport muri iki ariko Keve ko yanenze se n'aba opponent ba aba opponent nyine nawe no tugiye hari revelation yakoze abantu batigeze bamenya ntabwo ndi ubikine nimushaka kubyumva ubwo mujye gushaka interview birahari yavuze ngo bategura umukino nk'abakinnyi imbere y'umukino ngo yabwiye bagenzi be abadefanseri notama Yusudianye na Aimable n'umukaseri nomero 6 Dafe ngo arababwiye ngo nimubona Darikonovic abanjemo Mamadusi mugirwa mwitonde cyane kuko aratuma muba busy ama espace araboneka baradushota ashobora kutadutsinda ariko baradutsinda igitego biragoye biratugora ariko nabanzamo uwitwa Jibril Watara muryame musinzire biragoye ko badutsinda igitego yasesengo yaravuga ngo abahagaze nka boss adafite baro abahagaze iyo boss yayivuze ngo abahagaze yemereye nka boss ngo mugakora ibyo mushaka iriga iyo ni declaration ikomeye kugaragaza urwego rw'umuntu kuri urwo rwego nekereza ko yari mu kibuga amwegereye bahanganye Mamadou arapressinga aranabujagira mu muvuma menshi ariko nyine ni umuntu ugomba nyine kugerageza nawe gusenya bo bahanganye no mu marangamutima buriya ni ikindi gikomeye kugira ngo yaniyume nk'abantu basuzuguritse afite n'agatwenge keva baseka rwose ubona karimo agasuzuguro urayimubaza uri karikeza agahita yisetsa ukuntu abaseka ngo kubyo batanzweho aseka nk'uri gusekera ngo kubyo batanzweho ku gice kimwe cy'umunwa kwako n'umuntu akunyega mu kinyarwanda avuga bidasohoka neza abana yagusuzga yatekse nk'uriya koko rero gufata rutayizamu nk'uriya suko ari umuswa aperi nagifite ahubwo uburyo bwiza bwo gutanga imipira buhagije kuri rutayizamu ifite nicyo nemera baramineba ntago bari bagera aho kumugaburira bikwiye erega impamvu mubona tugira ibibazo by'aba playmaker mu minsi mike yishize hano mu Rwanda twari twongeye kuba tugira umugisha wo kubona playmaker abantu bose bakubaha nuko nawe sinzi ibibazo bagira abantu biriya yitwa Ruvumbu yari yasize aciye akarongo atubwira ko nimero 10 ashobora gukora ibitego abantu twe twicaranye kuri derby bavugaga ngo iyi match wayitereka nimero 10 ashobora kuba byose tayabamara Keve rero nk'umuntu babanye w'izo nshingano yarazifasha arabati Ruvumbu yaragiye ariko akazi yakoraga rero reka ngakora muri aperi nta muntu ushobora gukora assist 10 no se rutayizamu turamunenga arapaswa ni nayo mpamvu ko nacyo tugomba kukireba ni nayo mpamvu Watara yagizemo akantu k'akayindisipurine kuko Watara inshuro nyinshi uzamubona yataye poste ye yagarutse inyuma gato asa nk'uje gushaka baro nuvuga ngo umwanya we arawuta akaza gushaka baro agashaka gukora inshingano zitari agakora ibirometero byinshi ajya kwizamu kuko yabuze baro imugeraho hanyuma nicyo bivuze icyo Keve yavugaga tucyumve neza nicyo mwavugaga icyo yavugaga Watara ntagaruka rutayizamu mubi ahubwo ubwo buryo bw'imikinire ya APR Football Club butamworohereza ngo mugeze imipira neza akaba ahagaze nyine afite physical strength zimwemerera ko yakora izo metero 10-15 ajyanye umupira kwizamu I think it doesn't go n'ibintu bya physical what uwo ari we wese umukinnyi ari we wese akenera kugira inshingano ziri defini zigabanyije ariko zitamuha gukora wenyine kuko Watara ntago yakwihigira imipira najya no gukora birudapu ngo yishyire mu mpande abayihaye bari abakiwanuka na ba Omedi ntibabashe kuyigeza muri box burya biba ari ibintu bigoye cyane kuri rutayizamu kwisanga ari we wenyine usa n'uwikoreye inshingano cyangwa se umuzigo wo gufasha ekipe nyine navuga ko mu ijambo rimwe rigufi rwose tutabitinzeho kugira ngo dukore no kuri Real Madrid ikibazo APR ifite gikomeye kiruta ibintu byose izahangana nabyo muri ino sezo nuko Darkonovic imitoreze ye ifavoriza cyane gukinisha impande kuruta uko yatanga ubwinyagamburiro wa mediateri be babashe kuba bakora umukino hagati Muhire Keve igihe yakoreye interview n'ibyo yatangarije muri interview yigabye ibitero
bya APR Football Club yasigaye imikino 10. ikibazo njye nuko batatwaye ntabwo bazongera guhura atagitwaye ariko yongeye kuzamura imbamutima z'abaza APR agiye kongera gutuma bazajya bagira icyo bita talk amasegonda 30 bavuze yataba provocation amasegonda 30 ariko ahubwo biranamotiva n'ubuyobozi bwa Rayon ahubwo nabwo biraza kompetitiya ni byiza biriya birashyushya shampiyona nyuma yo gutsinda gorira 1-0 muri Peace Cup bakanganya na APR ubusa ku busa. Rayon Sport yabahaye 200,000 byo kubashimira, bari babwiye ngo ni mutsinda turabaha 400 banga, ariko na Muvunyi yaremenyereje na ku ruhande ni batsinda APR banganyije babahaye 200. Keve yasabye ubuyobozi ikintu kimwe, yaravuze ati izi match ebyiri iya gorira ni ya APR mushyizemo imbaraga, muragarutse nk'abaperezida muri itanze, ndashaka ko mudufasha gukora match zisigaye, ni mudufasha kuzikora 10 APR ntabwo izadutwara igikombe. Uzi icyo yavugaga? Gukora match i Nyarugenge. Rayon Sport ne bafunge beta Mr Clean Sheet yarari no muri match yaragarutse, naramubonye avec mes deux yeux. C'est mwenyewe APR yateraga amashoti akazajya haguruka muri stade akabwira bare ati soza ibikoresho rero nyamukandagira ifite n'ibyo murera ifite, uramutse wohereje nk'imibu cyangwa amasazi muri stade mbere ya match ashobora gukubitwa n'umwuka agashya agahwe.